Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro 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 bakundwa bene data, ndabasuhuje ndabahobeye cyane mu izina rya Yesu Kristo. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Nongeye kunezezwa n'Imana mu mutima wanjye, nguwe neza kubwo kongera kugaruka muri uyu mwanya. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Rero turimo turaganira ku ijambo ry'Imana ryiza ryanejeje umutima wanjye, ritubwira abo turi bo. Ndashimira bene data bambanjirije kuva iki cyumweru cyatangira nje kugisoza. Bene data bambanjirije uhereye ku wa mbere, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Rero nje nkuje gusoza kino cyumweru, nanejejwe n'amagambo y'Imana. Imana yasize mu kanwa kanyu. Imana ibaha umugisha. Wowe rero ukomeje kudukurikira, nawe ngusabiye umugisha kandi ufatikanye nanjye gushima Imana ubwira iteka Imana ibiduteye byo kongera kumva ijambo ry'Imana mu matwi yacu. Reka rero dusome amagambo y'Imana, dusome ijambo turimo tugenderaho, riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice byaho ni 2 umurongo waho wa 10. Hashize icyumweru cyose turisubiramo, ndagira ngo rikomeze kugufasha kandi byagukundira, uretse no gusobanukirwa no kuryumva, wanarifata mu mutwe rigakomeza rikajya rigufasha nawe ukajya urifashisha abandi. Handitswe ngo Abefeso igice cya 2 umurongo wa 10, aravuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Mana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya. Jewe nawe turabi Imana yaremye ituremera imirimo myiza, ariko kugira ngo tuzayikore turi muri Kristo Yesu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abacu babivuzeho babiganiraho mu cyumweru cyose. Nakunze audio wacu yaganiriye yavuzeho atubwira ko icyuma cyose cyakozwe kiva mu ruganda, uwagikoze yaragihaye yaranditseho icyo kizakora, umumaro wacyo. Ntabwo wafata isuka yagenewe guhinga ngo ujye kuyivomamwo amazi, ntabwo bishoboka. Ikintu cyose wagikoze afite icyo yagikoreye. Natwe rero nk'abaremwe n'Imana, natwe hari icyo Imana yaturemeye. Yaraturemye ngo dukore imirimo myiza, ariko itugambiriraho ikirushaho kuba cyiza, itanga umwana wayo, kuko imirimo myiza ntiwayikora utari muri Kristo. Hari uwacu wundi nawe wabivuzeho, iyo umaze kuba muri Kristo nibwo ubasha gukora imirimo myiza ikagaragara. Hari igihe abantu bajya bakora imirimo ukabona ko ari myiza, ariko bakoreye inyuma y'umurongo. Imirimo yose umuntu akoze atari muri Kristo Yesu nta gaciro igira, ibikorewe inyuma y'umurongo.
Imana rero imaze kuturema, yaraturemye, iravuga ngo aba mbashyizeho kugira ngo bazakore imirimo myiza, ariko iyo mirimo bazayikora nyuma yo kwizera Yesu Kristo. Rero ntabwo imirimo yaba myiza ntiyatungana kandi utari muri Kristo. Ikidukwiye cya mbere ni ukubanza tukizera Yesu Kristo, tukaba muri we, hanyuma twamara kuba muri we tukaba duteye intambwe ya mbere, tukaba dukoze fondasiyo, noneho tugatangira tukubaka. Ntabwo umuntu yakubaka atari yakora fondasiyo. Umuntu ahera kuri fondasiyo. Fondasiyo rero Imana yagambiriye kuri twe nuko twizera Yesu Kristo, umwana w'Imana, nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Twamara kumwizera, tumaze gushyiraho iyo fondasiyo, iryo buye ry'ifatizo, maze tugatangira tugakora imirimo myiza turi muri Kristo Yesu. Mana ishimwe. Inshuti yanjye, imirimo ni myinshi. Bibiliya igitubwira ngo umurimo Imana ishaka ko dukora nuko twizera uwo yatumye. Uwo ni wo murimo wa mbere. Kwizera Kristo Imana yatumye ni wo murimo wa mbere. Imana ishaka ko dukora nuko twizera uwo yatumye, ari we Kristo. Iyo tumaze kumwizera rero, fondasiyo yabonetse, noneho dukora imirimo myiza yindi yo gukiranuka. Imirimo ni myinshi myiza, ntabwo nayirondora, nawe urayizi. Ni myinshi kandi itandukanye. Ntugakore imirimo mibi rero kandi wararemewe myiza, niba waramaze gukora wa murimo wa mbere wo kwizera Yesu Kristo. Imana igushoboze gukora imirimo yindi ikurikiyeho, kuko uri muri Kristo Yesu bizagira agaciro. Hari igihe ubona abantu ugasanga umuntu ni umusinzi, agasinda ukagira ngo nibyo yaremewe. Garukira hafi, ntabwo waremewe gusinda. Hariho umuntu b'umusambanyi, umuntu akaba umubeshyi, umuntu akaba umunyamahane, ukagira ngo ibyo nibyo yaremewe. Oya, bivemo, byihane, wizere Yesu, ariyo ntambwe ya mbere. Wizere uw'Imana yatumye, nurangiza muri we ukora imirimo myiza yo gukiranuka. Haleluya. Usura abarwayi, ufasha abakene, ujye mu nzu y'Imana, usengera abantu, n'ibindi n'ibindi. Imirimo myiza y'Imana yateguye kera ngo tuzayikore twamaze kwinjira muri Kristo Yesu. Ndashaka kukubwira ngo mbese iyi mirimo dukwiye kuyikora ryari? Umva uko Yesu yabivuze we ubwe. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 9:4, Yesu yaravuze ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ubwo umuntu azaba atakibasha gukora. Iyi mirimo myiza dukwiye kuyikora hakiri ku manywa. Ku manywa ni ryari? Umuntu wese agira amanywa ye. Buriya iyo umuntu atakiriho, buriya iyo umuntu apfuye, amanywa barangiye. Washobora no kuba ukiriho ariko warwaye, wagize ibikuza, wagize ibikuzitira, wagize ibikuziga. Ukwiye gukora ugifite umwanya, ukwiye gukora ugakorana umwete ugifite uburyo. Uburyo ntabwo umuntu abuhorana. Profita igihe ufite, ukorana umwete. Yesu aravuga ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, butari bwira, igicuku kitari cyabudika. Ntari narwara ngo sinshobore kuvuga, ntari narwara ngo sinshobore, wenda iyo umuntu arwaye ntashobora kujya gusura abantu, rimwe na rimwe ntushobora kujya mu rusengero, rimwe na rimwe ntushobora no kubumbura akanwa ngo uvuge, ngo usenge, ngo ubwire umuntu ko umukunda, ngo ubwire umuntu ko umushimira, kubera ingorane wenda wagize z'ururimi, kubera wenda ingorane wagize z'uko udashobora kugenda. Iyo mpamvu nkwiye kubikora bigishoboka. Kora bigishoboka. Amanywa yawe ni igihe ukiri muzima, ufite fakirite zose. Ukwiye gukora iyo mirimo myiza Imana yakuremeye hakiri ku manywa, ugifite igihe, ugifite umwanya. Wibitinza rero. Icyo ukwiye gukora wigishyire ejo, gikore none. Nkwiye gukora imirimo y'uwantumye Imana yandemeye, nkayikora vuba, nkayikorana umwete hakiri ku manywa. Ikindi kibazo gikurikiyeho nshaka kubaza, nibaza nawe nkakubaza, mbese iyo mirimo tuyikore gute?
iyo usomye urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 6 umurongo wa 14 haravuga ngo ibyo dukora byose tubikora n'urukundo. Haleluya. Muri ya mirimo yose myiza ukora, hari igihe abantu bakora imirimo myiza kugira ngo bagaragare. Oya nshuti yanjye, Imana ijya yitegereza impamvu ukoze ikintu icyo ari cyo cyose, iyo mpamvu Imana ikayiha agaciro. Rero dukwiye gukora, tugakora dushaka kunezeza Data wo mu ijuru, tudakora ngo abantu batubone, hanyuma tugakorana urukundo. Umva uko yandikiye Pawulo nanone Abafilipi mu bice 2 umurongo wa 14 tuhasome tugeze ku wa 15, wenda dusoreza aho ngaho. Handitswe ngo mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, muba abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'iki gihe kigoramye cy'ubugoryi. Haleluya. Bakundwa bene data, twavuze ngo mbese dukore ryari iyi mirimo Imana yaturemeye, tuyikore hakiri ku manywa, tugifite umwanya, tudatinze ngo tuzagere ejo. Hanyuma tuyikorane urukundo, tuyikorane umwete, tutitotomba, tutagishanya impaka, kugira ngo Satani atatubonaho urwaho. Bakundwa bene data, Imana nidushoboze gukora imirimo myiza twaremewe, tuyikorane umwete tutabitindije, tubikore tugifite uburyo hakiri ku manywa, hanyuma tubikorane urukundo, dukore tudafite uburyarya, dukore tutagira ngo abantu batubone, tuba abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'iki gihe kigoramye, kugira ngo Satani nashaka haduhera ahabure. Mana y'amahoro nibashyigikire. Yesaya we yaranditse haravuga ngo abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, yabyanditse mu bice 3 umurongo wa 10. Mana nibaho umugisha, Mana nibashyigikire. Ndabifuriza weekend y'umugisha, turushaho gukomeza gukora no kuba mu cy'Imana yaturemeye. Mana nibaho umugisha mu izina rya Yesu.